munyarwanda wese ufitanye ikibazo na mugenzi we basabana imbabazi. None se izica umuturanyi jyewe nsigara? Ibyo iratubwira ngo ducane imbabura tujye dutanga ubwo butumwa tuyikoreye. Uyu nguyu wenda benshi baramuzi, niwe babaga yifite ku mutwe. Ariko Imana yaratugereranyirizaga ikatubwira ngo impamvu bahaye gucana imbabura. Imana yaduhaga urugero ikatubwira ngo iyi mbabura uko iriho amakara yaka, iyi mbabura muyigereranya n'umuntu, hanyuma umuriro uyiriho muyigereranya n'umuriro uri kuri uwo muntu. Imana ikatubwira ngo shyira ku mutwe, nta kintu ushyizeho wikorereyeho, yashyira ku mutwe agashya, yashyira ku mutwe agashaka guterura agashyire hasi. Imana ikahita itubwira ngo uko nguko wumva urimo gushya ugashaka gushyira hasi iyo mbabura, irashaka ko ariko abantu bamera, niko umuntu ufite icyaha muri akwiriye kuba bameze, kigahora kigutwika ugahora wumva urimo gushya. Kuko Imana yavugaga ngo icyaha irakigereranya n'uwo muriro w'amakara uri kuri iyo mbabura. Niyo mpamvu Imana yatubwiraga ngo dutange ubutumwa. Ikindi gihe yigeze kubaho ngahigira Imana iki umuhigo, ayibwira ngo Mana nunkura nzagukorera, Mana nuntabara nzagukorera. Hari igihe cyabayeho abanyarwanda bahigira Imana imihigo bavuga ngo Mana nitubona iri joro rikeye tuzagukorera. Icyo gihe Imana yaratubwiraga ngo abantu nibabyirengagiza bazakibutswa. Twebwe ibimenyetso by'ibyo yatubwiraga bitunyura mu maso tukabibona, kuko yaratubwiye ngo utazubahiriza icyo gikorwa ngo agikore azibutswa. Benshi bikoreye imitwaro myinshi, Mana uyibature kubera ko Kristo ni wowe karuhura, kandi ni wowe ubasha kudutura imitwaro yose tuba dufite. Turasenze kugira ngo urusheho kubaka benshi, urusheho gukiza benshi, urusheho kugenderera benshi, urusheho gusanga benshi. Haleluya. Hari abantu bajya bavuga ngo kuki duhanura ibintu ngo twarangiza tukajya gusenga ngo biveho. Ngira umugisha byavaho, ibyo Imana yateguye bikaba, kuko ntawe ubikoma mu nkokora. Ariko ngira umugisha naravuze ngo Imana nibivuze ngo inzara iraje, njyewe mfite umurima wanjye mpingamo, nsaruramo njyenyine n'abandi badahingamo. Rero biri mu bintu bintera ishyaka, nkavuga ngo Mana ni byiza ko tureba, ni byiza ko twumva ijwi ryawe. Ariko niba Aburahamu yarakubwiye ngo Mana mbere y'uko uri muri Sodomu n'i Gomora niba habonetsemo abakiranutsi barenze babiri urahagirira imbabazi? Ati yewe. Ni gute haboneka abantu basenga gutya Imana ntiyururutse imbabazi? Haleluya. Impamvu izururutsa nuko itangaza ihumure, nuko ikomeza kuvuga ngo nidusenge. Haleluya. Nuko ikomeza kuvuga ngo nitube maso. Ibona ari ibintu bitazavaho yavuga ngo nimwiyicarire mu byihorere. Ariko niba dukomeza kumvira ngo musenge, hari impamvu ituma dusenga. Haleluya. Kandi iyo mpamvu idutera gusenga ni nayo Imana itumiza kugira gute gukora. Nabwira abantu, ndababwira ngo ese ubu nta kintu turimo twibutsara usibye kwirengagiza, ntacyo urimo wibutswa. Iyo urebye impande zawe ibikugose n'ibigukikije, nta kintu urimo wibutswa. Rero hari impamvu ituma tugira gute dusenga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye yuko Imana idukunda. Ni nayo mpamvu abitabiriye ubutumire tanga invitation y'Imana. Imana ibahe umugisha. Nabasuhuzaga mu izina ryawe. Mana nziza, Mana yo kwiringirwa no kwizera, mutima wanjye utuze ubane nawe Kristo. Umutima wawe nutuze ubane n'Imana. Urahemba ntabwo ujya wambura. Uri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa. Turagushimye, turakubashye Kristo. Ni nayo mpamvu uyu mwanya tugiye kwinjira mu mwiza w'ijambo
ijambo ryawe rimanuka riza kubohora benshi, ijambo ryawe ryongera ritanga icyerekezo utari ufite icyerekezo. Turasenze muri uyu mwanya Mana Kristo, umuririmbyi aratubwiye ngo senga senga, ngo ntacyo uzabura senga, nta munyamasengesho uzigera buri cyo. Mana yaje imbere y'Imana, niyo mpamvu turi imbere yawe, tuje turi gusenga. Niwumve gusenga kwacu, niwumve kwinginga kwacu, reka ube mu ruhande rwa buri umwe wese, umwigisha n'uwigishwa. Ijambo ryawe ribe mu mitima yacu rigwiriye, kugira ngo turusheho Kristo kumva kandi twumvire mu izina ryawe, kuko twarakubonye. Mana uri Imana idahinduka, uri Imana itabeshya. Ni wamamare Kristo, ni wamamare Data, nushyirwe hejuru Kristo. Ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuganze, ubwami bwawe nibuhurize mu bw'umwijima. Imbaraga mbi zose twirukanye iyo mikorere mibi mu izina rya Yesu Kristo. Dufashe biri bitavuga Imana byose, dufashe biri mbaraga z'abarangi, mbaraga z'abakonikoni, mbaraga z'abapfuye, mbaraga z'ibigendera hejuru mu kirere. Izina rya Yesu, umuriro w'Imana manuka gutwika, manuka gukongora. Izina rya Yesu Kristo. Reka Mwuka Wera w'imbaraga, Mwuka Wera muyobozi, mufashe utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Mufashe twabonye ayiwe bikomeye bigoye, ukaza ukaturengera, ukaza ukatuburanira. Turi imbere yawe, turacyakwizeye imbaraga zawe ko zigikora. Kera n'uyu mwanya uko wari uri ntujya uhinduka, nta n'agacupa bigaragaza ko uzahinduka. Turasenze muri uyu mwanya kugira ngo buri muntu wese mu rwe ruhande ubane nawe Kristo, ubane nawe Databuja. Umutima Mana Kristo waje ugushaka ukubone. Ijambo ryawe riratubwira ngo abagushakana umwete bazakubona. Aba bantu reka bakubone, bagize ibyo bigonga, bagize ibyo basiga, baraza kugira ngo bumve kandi bumve ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni ukuri kandi n'ubuzima ribeshaho, rizura utari kubaho akazuka akaba muzima. Turasenze kugira ngo Mwami tubone impinduka muri amateraniro. Mana hagira ihinduka, hagira ibintu biza gusubira mu buryo bw'umurongo. Abavuga butumwa bazimye wongere ubatse, abahanuzi wongere ubatse, ayiwe aberekwa bongere barebe. Mana amaso y'umwuka wongere uyafungure, twongere turebe Kristo. Tugeze mu bihe bigoye bikomeye, ariko ibi bihe ntabwo bidutunguye kubera ko warabitubwiye. Uravuga ngo tuzararame nitubona iminsi irushijeho kuba mibi. Niyo mpamvu turaramye muri uyu mwanya, muri aya masaha, kugira ngo wururutse Kristo. Imbaraga z'umwuka wera kongere gukanguka mu buryo bwo mu mwuka, kongere kuba amaso mu buryo bwo mu mwuka, tubasha kongera kurinda Kristo. Turinde Kristo, turinde ibyo wadushyizemo, turinde ubutumwa dufite bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Turasenza kugira ngo Mwami buri muntu wese uri imbere yawe Kristo arushaho kukubona kandi arushaho kukumva. Nufungura amatwi yacu kugira ngo turusheho kumva ijwi ryawe, kuko ugendana n'ijwi ryawe ntayoba, ugendana n'ijwi ryawe ntasitara, ugendana n'ijwi ryawe. Ngo niyo yaca mu muriro ntabwo azigera ashya, ngo niyo yaca mu mazi ntabwo azigera amutembana. Niyo mpamvu turi imbere yawe kugira ngo uyu mwanya imbaraga zawe Kristo zigote ibihema, imbaraga zawe Kristo zikorere muri iri hema, zikorere muri iri hema. Icyo wagambiriye gukora, abo wagambiriye gukiza, abo wagambiriye kubohora, abo wagambiriye gufungurira inzira z'umugisha, Mana zige
ryawe, kubera ko Kristo abantu benshi Mana databuja hari amasezerano bafite bamwe na bamwe y'amahuri. Turasenze kugira ngo Mwami iri jambo ryawe rize rikuraho, rize risenya, rize ririmbura, rize ritatanya buri migambi yose mu izina rya Yesu, kugira ngo abana bawe barusheho kwakira mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bwo mu mubiri. Turatuje wowe ntutuze Mana, turatuje uyu mwanya, ariko wowe ntutuze. Komeze kugendagenda muri iri teraniro, hakorekerwemo imirimo n'ibitangaza, kugira ngo benshi Mana barushye baruhurwe nawe. Benshi bikoreye imitwaro myinshi Mana uyibature, kubera ko Kristo ni wowe karuhura, kandi ni wowe ubasha kudutura imitwaro yose tuba dufite. Turasenze kugira ngo urusheho kubaka benshi, urusheho gukiza benshi, urusheho kugenderera benshi, urusheho gusanga benshi. Abatureba nabo Kristo nabo basange, nabo bagenderere, nabo bakomeze, kandi nabo batsindishirize ibijya bibatsinda byose, kubera ko tuzi neza yuko Kristo uri byose kuri twebwe. Bana natwe rero tugirire neza, hano ukomeze kutureberera no kuturinda muri byose, kubw'izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Mukomere Imana.